Twari tuzi yuko uyu munsi twari twaje mu rubanza rwa Rurangirwa Wilson ariko bibaye ngombwa ko tubonye mutaburanye kubera iki mutaburanye urubanza rwa Rurangirwa yego tururimo turi abavoka batandukanye yego ariko bagenzi banjye ntago babashije. Rurangirwa Wilson twumvise umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yatangaje ibyaha bigeze kuri 5 uyu munsi wa none mwari kuburana ibyaha 5 oya ni 3 ibyavuyemo ni ibihe hasigaye ibihe no kweshiki ko nabagenzi banjye kugira ngo bazamwunganire neza ni byiza yuko babanza kubibona. Metere umuntu yakibaza ngo umuhinzi ajya mu murima ajyanye isuka ntibagirwe isuka kubera iki bagenzi bawe baje badafite imyanzuro bari baje gukora iki twabasobanuriye ko yananera sida umwana akabaho nkarya ibinini none se ko ariko wanduye sida nyine urabona umuntu yarwaje imyaka 12 Imana nayita kureba n'abapfumu nabo bakurya biba bikomeye bakaba barandiye amasamba akaba yaragiye ubu wone ugiye kundya hanyuma umwana yarakize no ku kigo yigaho yaribwe n'akana k'agahungu ako gahungu ni yakazanye kameze nk'inzembe kanarembye kameze nabi cyane ako gahungu umugabo ni muzima niyo mwaje Nyamirambo mukabaza hami mu kibombo mwamumenya ibyo byose amaze kubigukorera kuki utamenya umunsi wo kuburanirwa wa Sarongo nguze ubu umuhamya w'ibyo yakoze siwe gusa nazanye mfite n'izindi nshuti zanye nagenza naziri umudamu mutubwiye ngo Sarongo niyaza kumusaba kuryamana nawe yari kubikora umwana wagakira nawe Sarongo yabigusaba ari kubikora cyane nari kubikora uretse ko ibyo bintu atena irayongwe gufi ngirira urusengero mu Gitega mu nzu aho zari akabari tangiriramo kuvuga ijambo ry'Imana ukaba wenda hari aho ugeze ca bugufi hari aho watangiriye wivuga nabi kuko nawe ejo hanyuma harimo abakuvuga nabi turakuzi rero twebwe bihagije yongwe uhagaze amasaha nakwibuka imihanda n'imihanda twagiye duhurira mwanyuranye mu nayongwe yes ngiye muzanyura mu ibyo akora mbibona cyangwa naho mwaryama Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Hano turi ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata. Metere twari tuzi yuko uyu munsi twari twaje mu rubanza rwa Rurangirwa Wilson ariko bibaye ngombwa ko tubonye mutaburanye kubera iki mutaburanye urubanza rwa Rurangirwa yego tururimo turi abavoka batandukanye yego ariko bagenzi banjye ntago babashije kubona umwanya wo kugira ngo babone uko basoma dossier kandi bashatse no kubyagisesingo system wasanga ntabwo irimo gukora yego niyo mpamvu rero rwimuriwe kwa kane kandi nta kibazo kirimo nta n'impungenge biteye ibyo ni ibisanzwe yego Rurangirwa Wilson twumvise umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yatangaje ibyaha bigeze kuri 5 uyu munsi wa none mwari kuburana ibyaha 5 oya ni 3 ibyavuyemo ni ibihe hasigaye ibihe no kwesha ikintu cyo nirakoreshejwe uburiganya yego yeza ndonke yego n'inyandiko mpimbano nibyo mwari kuburana gusa yonyine nibyo bushinjacyaha bwabonye ibijyanye no gukingirana umuntu mu nzu mu byo bunyuranye n'amategeko icyo cyavuyemo ubushinjacyaha bugira inshingano n'uburenganzira bwo kuba babona ibimenyetso byabyo nta shingiro bifite yego bakaba babikora mu kimwe nuko n'urukiko rushobora kuba rwaza mukurikirana ku cyaha kimwe birashoboka. Metre urwego rw'ubugenzacyaha rwatangaje ibyaha 5 ku uhagarariye mu mategeko ari we Rurangirwa Wilson uzwi nka Sarongo urwego rw'ubugenzacyaha rwaba rwaribeshye mu byo bashyize mu itangazamakuru cyangwa se nuko mwebwe ubushinjacyaha ibyo byabasuzumye bagasanga ibyo byasi ngombwa yuko bigomba kuburanwaho mu rukiko. Igisubizo urakihaye kuko ubugenzacyaha bugira inshingano zabwo n'ubushinjacyaha bukagira inshingano zabwo kimwe nuko baye no kwabana muri kumukurikirana adafunze ariko ubwo basanze ibyo ngibyo ari byo bagomba kumukurikiranaho. Muri ibyo byaha 5 kuri mwebwe wenda uyu munsi abanyarwanda tuzi yuko cyangwa se n'abakurikirana imbuga nkoranyambaga muri rusange bumva yuko Sarongo yarakurikiranweho ibyaha 5 ibyo byaha kandi urebye no mu mategeko gutangaza twavuga ko RIB uburenganzira wavuze yuko ari we wenyine uzi urubanza cyangwa se ari wowe uruzi kubera iki
wenda nk'abahagarariye Rurangirwa Wilson mushobora kuba mutaraganire kugira ngo mwese mube mwabasha kuba mwahuza ibyo mwaburana mwaganire ku kintu. Ntabwo navuze ko ari ngewe uzi dosiye nyine na bagenzi banjye barayizi, ahubwo ikibazo cyabayeho nuko batabasha kwagisesinga ku ibazwa ry'ubugenzacyaha. Nkange rero twatangiranye kugeza ubu ngubu nge nta kibazo na kimwe afite, kubera ko ibyo ngibyo ngewe ndabizi nawe banabyisobanuyeho, ariko n'abagenzi banjye kugira ngo bazamwunganire neza ni byiza yuko babanza kubibona. Metere, umuntu yakibaza ngo umuhinzi ajya mu murima ajyanye isuka ntibagirwe isuka, kubera iki bagenzi bawe baje badafite imyanzuro, bari baje gukora iki? Twabasobanuriye ko system dukorera ibu cya kuki mutahagaze ngo muburane na Rurangirwa bazafatireho? ibyo ngibyo ntabwo byaba ari byo. Kiriya wawe cyo yabaregwa ntabwo wabona uburyo umwunganiramo, kuko tuba dufite inshingano guruza. Rwego rero urubanza rusubitswemo kuri bane ntabwo ari byo. Umuntu wese afite uburenganzira, niyo yashaka 5 niyo yashaka 6 ntabwo yaba yishe itegeko. Ni uburenganzira bwe rero, kandi Sarongo ni umuntu umaze igihe mu buvuzi gakondo, aziranye n'abantu benshi, kuba rero banazamo cyane ko banumvaga n'ibyaha arakurikiranyweho, kuba rero abunganizi babane kondo kwicyo cyaha tutacyumvisemo, mu byo watubwiye twumvise icyo kitarimo kitagarutsemo. Ubu bushinjacyaha bwasanze ari umunyamwuga cyane ko nakubitanye nawe ufite icyangombwa certificate ya Sarongo y'urugaga rw'abavuzi gakondo. Icyo cyaha ntabwo kikirimo. aho waba ugiye kurengera, kuko urubanza ruracyari mu rw'iperereza, ntabwo rwageze mu rukiko, ntabwo rwari rwaburanishwa. Icyo ngicyo rero turategereza urukiko. Metere, nk'umwunganira mu mategeko, urebye hano kuri mu byaha byatangajwe yuko Rurangirwa Wilson akurikiranyweho, nk'uko Claude yarabivuze, harimo iki cyo kwihesha ikintu cy'undi, harimo cyiyeza ndonye, harimo n'icyo kwiyitirira umwuga, sinzi uko turi buze kubihuza. Ariko uyu munsi mwebwe wenda nk'abo mwunganira mu mategeko, uyu munsi abantu bakurikiranye cyangwa se abantu bakurikiranye itangazamakuru muri rusange, ese koko Sarongo yiyitirira umwuga cyangwa ni umunyamwuga wabiherewe ibyangombwa n'urwego rufite ububasha? Aho ngaho rero mwaba mwinjiye mu nshingano z'urukiko, aho ngaho urukiko nirwo ruzayifata nk'icyemezo. Twebwe inshingano zacu ni ukumwunganira, urukiko rugafata icyemezo, kandi nabwo mu bushishozi bwarwo. Ariko mwamwunganira mu mategeko, hari ibyo warabonye muri dosiye cyangwa se hari ibyo wabuze, wenda ukavuga ati nshingiye ku mukiriya wanjye ibyo akurikiranweho n'ibyo abazwa, nanjye uje kumuhagararira ngendeye ku byo nabonye. Ese Sarongo yaba ari umuvuzi ubifitiye ibyangombwa? Ako niko kabazo konyine wenda nshaka kumenya. Nakugira inama yo kuzitabira iburanisha, ukumva uburyo abishinjwa n'uburyo abyireguraho n'abunganizi be. Abandi bati Metere, hari abantu barimo baribaza bati Sarongo kuva 2014, 15, 16, 17 n'umunani kugeza ubu yari umuvuzi gakondo mu Bugesera muri Nyamata. Abantu bakibaza ngo ubu nibwo abantu bibutse kumenya ko Sarongo yiheshaga ibintu by'abandi akoresha uburiganya. Urwego rw'ubugenzacyaha igihe cyose rwaramuka ruregewe cyangwa runabyibwirije, rufite uburenganzira bwo rwakurikirana umuntu uwo ari we wese. Bitavuze ngo ni imyaka cyangwa se ni igihe kingana iki. Mutegereze rero iburanisha igihe rizabera, muzanategereze icyemezo cy'urukiko. Gufungirana umuntu byo nabo byagenze gute? Byarangiye bisanze atari byo? Nta gikurikiranwa. Yabisubiyemo, yavuze ko umushinjacyaha ari ibyo yemererwa kuba yareba muri dosiye. Metere, tugushimire Theoneste. Murakoze cyane. Kandi tukwifuriza amahirwe masa n'umukiriya wawe. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Asante sana Metere. Sawa. Uko bigaragara ngira ngo
abantu bavuze bati nibwo bwa mbere ku rukiko rwa Nyamata rw'ibanze rwa Nyamata hagaragaye imodoka nyinshi n'abantu benshi ariko kandi kuba umusitari niko bigenda rero tubabwire ngo abantu mwese mukomeje gukurikirana mukomeze mukurikirane urubanza rwa Sarongo ni kuwa 4 nibwo ruzongera kuburanishwa bimwe mu mbogamizi zigaragaye nuko muri system bitagenze neza abunganizi batatu mu by'amategeko ba Sarongo ntabwo bafite umwanzuro n'ibirego ntabwo bifite guturuka mu bugenzacyaha kugira mu bushinjacyaha bagaragarije urukiko yuko rero bataburana badafite imyanzuro bashobora kunganiraho umukiriya wabo ariwe Rurangirwa Wilson. Umushinjacyaha yavuze ati ntabwo ari ngombwa twebwe nk'ubushinjacyaha ko tubaha iyo myanzuro ati kubera yuko iyo basharinze mu bugenzacyaha nabo ubwabo bafite uburenganzira bwo kujya mu bugenzacyaha bagasaba iyo myanzuro cyangwa bakandikira ubugenzacyaha bukabashyikiriza iyo myanzuro. Hanyuma rero Rurangirwa Wilson bamwe mu banyamategeko bari bamwunganiye harimo Maître Niyonsaba Theoneste hakaba na Maître Patrick. Tubitse ko Maître Patrick yahoze ari n'umucamanza mu rukiko rumwe rw'ibanze ntabwo dushatse gutangaza babyumvise ko ari umunyamategeko wa Danje Patrick yahoze ari umucamanza genda bizi neza. Hanyuma uyu Patrick ni umwe mu banyamategeko wahoze akorera leta ari umucamanza n'abayoboye inkiko zimwe mu nkiko z'ibanze. Ikindi kandi ni umuntu naburana umuhenerezo yaburana umuhenerezo hanyuma hakaza metre abametre ni batatu bari bahari ariko wa 4 we ntabwo yabashije kuboneka. Hanyuma rero dutegereze iki kuwa 4 dutegereze urubanza umuhenerezo ibintu byenda sakindi yabyara ikindi nta wabimenya ikimana iteganyiriza Rurangirwa Wilson nta ukizi ariko icyo twizera cyo ni kimwe twizera yuko ubutabera bw'u Rwanda n'Imana rurema Imana y'u Rwanda bafite hari gahunda y'Imana twizera ubutabera bw'u Rwanda twizera n'Imana rurema. Tubashimire mwese rero yari Ikaze TV Rwanda Impanuro TV Urugero TV mwese tubabwire ngo ciao ciao nakagaruka subscribe like na comment nibyo tubasaba byonyine asante sana bande kwanepo hejuru Okay, tayari. Yes, aba ni bamwe mu baturage baje kumva uko Sarongo ari buze kuburana ndetse akaba ari bamwe mu nshuti ze akaba ari na bamwe ashobora kuba yaravuye. Hari amakuru rero bifuza kuba batanga uyu munsi cyangwa se ari ubuhamya batanga kuri uyu muganga Rurangirwa Wilson cyangwa se Sarongo. Matungo y'ikaze umeze neza mwitwa bande ni receiver wayikora wazanyira mikoro tukareba yagushaka uturutse mu kayi karere n'ubundi ni mu karere ka Bugesera. Uyu munsi Sarongo akurikiranyweho bimwe mu byaha nabo bumvishe harimo kwitirira umwuga. Wowe uyu munsi hari ubuhamya ufite watanga wemeza ko Sarongo ari kabutindi mu kuvura amarozi? Iby'amarozi ntabwo mbizi iby'amarozi ntabwo mbizi kuko njyewe menya Sarongo namumenye nje gukora yo akazi k'amarido naje gukora akazi k'amarido numva ngo hari ibintu amarido yakoraga mu nzu zajyaga kwajyaga mu nzu we umaze rero baguhaye akazi ko gukora amarido bakubwira yuko baguha ubuhamya baguhaye ubuhe buhamya? Oya ntabwo aribo bamuhaye ubuhamya umumotari nateze niwe wambwiye ngo hari ahantu uvuye urahazi ndabwira simazi se ni hehe urambwira ngo kwa Sarongo ese Sarongo ijana numubwiye aramubwira ati ambwira ejo mu gitondo mu ma saa 5 uzaza urebe isakoshi yawe yaba yaje mu ma saa 5 yewe sinanajyayo pe urira nagiyeyo kuwa 2 none nagiye nsanga isakoshi yawe Sarongo yego pe. Wishyuye amafaranga angahe? Amafaranga nishyuye ntangahera numva ari 15
15 Sarongo waramubonye se wayahaye Sarongo Nyasarongo wowe uramwiye byagenze gute kugira ngo wishyurwe ese amafaranga mwavuganye gute bijyanye n'amafaranga ariko Emi nibwira ko kwa muganga cyangwa ni consultation aho yishyuye amafaranga hose kubera yuko koro impamvu ndi kukubwira ibi bintu ubaka kanya umaze kwa uploading ikiganiro nujya muri comment ukareba hari abantu bashobora kwitirira Pastor Claude bakavuga ngo ngiye Pastor Claude Rurangirwa Wilson waramubonye ishakoshi yawe waramubwiye ati nayibuze byagenda uko neza ishakoshi ibyo wari wayibitsemo ibyo wayisizemo wayibonye isakoshi yarizanye wagiye kwireba aho yari iri nagiye kwireba narahagurutse ndagenda ndayireba nsanga nini kandi ntabwo yari yonyine harimo n'andi masakoshi cyangwa wari wabyina nari nabitaye mu modoka n'ufite plaque y'iyo modoka muradufasha twumvikane neza kugira ngo abantu basobanukirwe wari uzi plaque y'iyo modoka oya namenye nyuma nagiye kwishakisha kuko nineteza ari nimugoroba hayizi neza njya kwishakisha barayimbwira bamaze kuyimbwira ubwo ngubwo niho nyuma naje kubona isakoshi kubera iki wahitiye kwa Sarongo kugira ngo yitire kuri iyo agence wateze nari naramubwiye yarayinyimye wari uzi wayigutwaye oya ntabwo nari muzi ntabwo nari nakamenyana nawe gusa nari mfite plaque ze kuko no kuri polisi nari nagiyeyo mbabaza niba hari imbere ya gare hari kamera ngo bandebere umuntu wankuyemo aho hantu barambwira ati nta bushobozi dufite bwo kuba twagira gute twabona kamera ati kamera zahari imbere ya gare ntabwo zikora nagiye kuri polisi saa 5 za nijoro Tego umumotari ansubiza inyanza kugira ngo andebere bari abantu bagende bashyiramo abagenzi niba babazi iyo modoka barambwira ati iyo modoka ntabwo tuyizi kuperereza no naje kumenya imodoka yariyo ariko nari narangije kubona isakoshi yanjye utanze ikirego rimwe na rimwe kuri polisi hari gihe ujya gukikansoni kwabwira ko ibyo waje kurega wabibonye wagiye kuri polisi babwira ngo umuganga Sarongo yaramfashe nabibonye mu gikuremo icyo kirego oya nta kirego bari bakakiriye wari utaratanga njye nagezeho ku mugoroba hari kuwa gatatu ku cyumweru oya ku cyumweru niho nabwiye Sarongo ku isakoshi nayibuze arambwira ati rero nijoro ndibuze kuba nashakisha uburyo isakoshi yaboneka ku wa mbere arambwira ati kuwa mbere mu gitondo saa 5 uzabungezeho kuwa mbere saa 5 ntago nabashije kujyayo ahubwo nagiye bukeye bwaho kuwa kabiri akenshi iyo ujya mu baganga cyangwa se mu bavuzi gakondo rimwe na rimwe bigira ibanga ukagenda nijoro wihishe ntunabibwiye n'abaturanyi we nta soni bigira kimwaro uri hano uri kubishimangira uvuga ati nagiyeyo kuvuza hano impamvu ndi kubishimangira nuko ngiye nabuze irangamuntu natekereza uburyo nzayibona yanjye nkumva birana yari irangamuntu watokeye apana n'irangamuntu yari iri mu isakoshi yose yego niyo yagarujwe n'umuganga bari babereke ishakoshi nepo igikuru twumvise yuko Sarongo yamugarurije ibintu kandi byagenze neza ibintu byagenze neza igikuru twashaka ni ukumenya ese koko yamugarurije ibintu atwemere ko yabigaruje hanyuma hano hari umudamu waturutse mu karere ka Ngoma yumvise ngo Sarongo yafashwe hanyuma turagira ngo mukanya twatangiye tukubaza nibwo twahise tujya kubaza umunyamategeko wa Sarongo wowe witwa nde waturutse hehe tubwire Sarongo ubundi muziranye muti nitwa Sumwiza Esperance yego naturutse mu karere ka Ngoma uzamurijwe umurenge n'uwa Remera mu karere ka Ngoma mu murenge wa Remera wavuye Ngoma ubwo na hauze yitwa Kigarama kera yego hanyuma Sarongo mwamenyanye muti ntabwo Sarongo nari muzi nabyaye umwana agira amezi 6 akajya afatwa n'indwara nyine nkayoberwa najya kwa muganga bampa igitanda byageza mu gitondo bakavuga ngo nta ndwara afite umwana agakira nkataha bigeze aho barambwira ngo nabadayimoni abanyamasengesho bakajya baza kumusengera yafatwa nkiruka njya ku rusengero kuko nge ndi umwadeperi
nsengera muri ADP ariko baranyirukanye kubera ko nagiye kuvuza kwa Sarongo. Warabivuze ko wagiye hose? Narabibabwiye. Wababwiye ko wagiye kuvuza kwa Sarongo mu Bugesera? None se reka nkubaze mama ubwo rero ubwo bureta yaragiye gushaka hata we wagiye kwishakira ubuzima bw'umwana wawe ubwo bivuze mwidiri wawe barakubwira ati ntago Imana ikorana nande n'ibyo sinavuga ngo ariko reka mwibarize kubera iki utagiye nk'uko uvuze kuri umurokore utagiye wenda ngo wongere mu nzu y'Imana ukavuga ngo njyewe ngiye kwishakira Sarongo ukemera no guhara bakakwirukana rwose mu itorero kubera ko wagiye kwishakira umuganga kubera icyo utagiye mu nzu y'Imana ukajya kureba Sarongo? Nyine umwana yagize amezi 6 afatwa n'iyo ndwara nkomeza kuvuza nyine njya mu bitari Kibungo hose ndazenguruka ubwo bigeze aho urabona y'urwaje umwana abadayimoni abaturanyi baraza bakakubwira ati rero uzaje no mu binyarwanda bishobora kuba ari za karande ubwo nahise nyine ntangira kwataka abapfumu nyine ntangira kujyayo. Wagiye mu bapfumu? Nagiye mu bapfumu 9. Uwa 10. Sarongo ni uwa 10. Yego. Hanyuma madamu muri abo bapfumu 9 watubwiraga uduce wagiye mu ntuvuga amazina yabo ko Sarongo twamwumvise? Nagiye mu karere ka Rulindo banca 300. Ku mupfumu wa mbere wo mu mama. Ngibyumba banca 600. Nishyuraho 400 kubera ubwoba naye nagendaga ntanga 200 ndayabima sinasubirayo. Umwana atangiye kugira imyaka 5 ubwo arimo arakura nyine yajya afatwa nyine nkongera nkagenda njya ahantu bita Irukira mu karere ka Ngoma ubwo nagendaga njya kure ndi gupinga nyine abapfumu biwacu kandi warishyura? Narishyura uko yafatwaga nahitaga nirukanga ngirukira ntanga y'ibihumbi 150. Ubwo ndakomeza ndagenda nagiye no mu Burundi hari umama wanjyanyeyo. Ntago nari impazi nagendaga banyobora. Ugiye kwishakira uvura umwana? Icyambe nuko nabwira ngo ufite amafaranga yanshirana nkamagara umuryango kanyoherereza. Birangije umwana araremba nyine mbona biranze. No ku kigo yigagaho abarimu baramwirukana barambwiye uzazifata umwana wawe yiga namushyana ku kigo bita kuri apeka mu karere ka Kayonza. Barabizi. Narihaga amafaranga ibihumbi 100 n'imodoka imutwara. Najya gufata biroti icyumweru kiri butangiye cy'ikizamini akayitagagara imodoka kamunzanira. Ku kigo bakora inama aravuga uzatwara umwana wawe ntituzakon kurya amafaranga yawe. Bigeze aho mbwira directrice wawe ndamubwira ntago nkimukeneye yanze no gupfa wamfasha ukamwitwarira. Aramutwara none nkajya mu bapfumu njya kumufatayo. Yarwara akambwira ati vayifate byongeye byaje ataza kugwa hano bakadufunga. Bigeze aho none hari munyohereza byanze yaragagaye ubwo aramaze kugera mu myaka 12. Ubwo ndaza muryamisha mu rugo abaturanyi baraza umugabo ati tusubire gusenga nje ntawo nzasubira gusenga kuko ntacyo bamariye n'abapfumu ntacyo bamariye ndabiretse niteguye gushyingura. Ubwo nyine nene narazengera imyaka 12 nkafata keredi bikanga nkacuruza bikanga narabaye nk'umusazi. Nabanje no kuba hano mu mujyi wa Kigali nyine ndi guhunga ngo ndebe ko biri Ngoma nze Kigali nzi Kigali hano nabaye ku Kinyinya mu nzi ya make nyine ndi kugenda mpungisha wa mwana. Bigeze aho biranga amafaranga dushiraho ndavaye kansubire Ngoma kujya kumushyingura. Ngeze yo ndicara abaturanyi kujya baza noneho gusenga narabaye umukene nibyo guteka ni abantu babizana. Twumva rimwe na rimwe abantu bajya mu bavuzi gakondo cyane cyane igitsina gore bagira nubwo bakavuga ngo rimwe na rimwe akemera kujya umwana ajya komeza abe gutya ahubwo nantarwara yananera sida umwana akabaho nkarya ibinini. None se ko ariko wanduye sida nyine urabona umuntu yarwaje imyaka 12 Imana nayita kureba n'abapfumu nabo bakurya biba bikomeye. Nza kujya rero kuri telefoni mbona aho ngo Sarongo ari kuvura. Uramubonye? Ndamubonye. Ndavuga noneho mbonye Imana kweri n'isambu ndayigurisha. Aha Sarongo uramubonye urumva ibyifuzo byose wazengurutse muri abo bantu bose abapfumu 9 ukagera ku wa 10 ni bya bindi n'amategeko y'Imana ya 10 kabisa warayasomye urabyumva yo yari ay'abapfumu. N'urusengero sinabaga nshaka no kurukandagiramo. N'abapasiteri barazambwa ni mugende nago mbakeneye. Reka na nubu nago ndajya mu rusengero sindiyakira kweri. Sarongo umaze kumubona
ndamubona fata nomero ndamuhamagara hari muri covid ari muri guma mu karere hari butege ngo ndaza mu Bugesera yego kandi atanazi ngaranyohereza imodoka ize kumfata ndamuhamagara ni wowe Sarongo arambwira ati ninge Sarongo ese uravura cyangwa uri kumwe n'abagenzi babandiriye amafaranga nkaba narakennye ni njyewe vayo nkuvure n'ibyanga nta mafaranga nzagusaba uzakomeza wigende nkuko wagiye mu bandi ubwo nahise nteramo nyine mbwira mama w'inshuti yanjye nabona none nabonye umuvuzi mu Bugesera ati mama teta kuko uburongeye usubiye no kuntu bakuriye amafaranga ugafata amakerede bakenda kuguteza cyamunara nisubiyeyo ni wenda bazamushyingura ari uwa 10 ngezeho ubwo ngeze ndamuhamagara hamwe nise nze urishuwa arambwira ati teguze hari mu Bugesera ese ko nta modoka ndi bubone nakodesheje imodoka y'ibihumbi 45 kuva Ngoma kujya Bugesera kumvana Ngoma ingeza mu Bugesera Nyamata ariko umushoferi nyine yagera kwa polisi bumva wenda hageraga hamagaye bakatwirukanza mwana araryamye inyuma ubwo ngera mu Bugesera nyine kwa Sarongo barakingura ndinjira uvuze ko ngo niyo uryamana bakakwanduza sida cyangwa se numvaga ikintu cyose wansaba ku mwana wanjye nagikora ariko akabaho yego ariko ntabwo twiye twumva umugabo wawe yaragushigiye ko wajya umugabo wanjye yageze umugabo wanjye nageragayo bancumbi 400 natwaye 200 nkamubwira ni mbare rimwe washatse n'umuntu yakuguriza kuko nyine nawe twagizeho turahunga turatatana umva tuba nk'abasazi kubera abo bapfumu najyagamo nyine ndambwira rero va mu kazi uze uvuze umwana wawe kuko nje nananiwe urabona ndajya mu bapfumu ngatanga amafaranga waza tugashwana wakizerera umwana wawe agakira araza nyina akajya yirwa muzengurutse mu banyamasengesho hano za Kigara aho baranza kaza gusenga na hano na hamwe atagiye ubu barakuza abakubona ko baravuga no mateta abantu benshi tubaze ikibazo cyane umwana yaje gukira ntiyakize yarakize Sarongo yakwatse iki giye cyaka kumenya je narahageze nyina ngiye kubabwira uryo nahageze narahageze mageze namugase kuri umupfumu wa 10 abandi bakaba barandiye amasamba akaba yaragiye ubu wantu ugiye kundya hanyuma umwana yarakize no ku kigo yigaho ubu amanota arayazana afite imyaka 14 yari kuba yiga muri segonderi mu wa 2 ariko ari mu wa 6 ndavuga nuko biri ubwo ari muzima niyo yaje imyaka 30 aziga uko icyo nashakaga nakigezeho ubagiye gukora icya leta ni muzima no ku kigo yigaho baratangaye bahora bavuga ngo muna Sarongo bazaterama n'imodoka y'ikigo baze bamurebe n'uwo mwana wamurera Hajati umwana wawe yakize yarakize hanyuma tugeze ku mama Hajati uraho neza assalamu alaykum watangira wibwira abagukurikiranye kuri izi ndangururamajwi ngiye nitwa Umuhoza Shakira ndi umumama w'abana 2 nanjye namenye Sarongo ku kibazo nari mfite cyo kwibwa namumenye banyibye telefone yanjye umuntu aramundangira amanimero ziwe ndamuvugisha ariko nari naramurebye no kuri televiziyo avuga ko agaruza ibintu avura abantu ndangije ndamugana ndamanje ndamuhamagara ndamubwira ko banyibye telefone yanjye kandi ko ari umuntu wo hanze wayinyoherereje wamfasha iki arambwira ati ngwino usanga aho nkorera naragiye turabonana arambwira ngo amaye iminsi 2 telefone yanjye nari nyibonye yaribwe n'akana k'agahungu ako gahungu ni yakazanye kameze nk'inzembe kanarembye kameze nabi cyane ako gahungu kari urumva kahise kagera Nyamata ari naho narindi kava Nyamata kagaruka i Kigali kazemba ngiye ntuye Nyamirambo Kigali niho nuye ibaze ko yayibye akagera akava Nyamirambo akajya Nyamata Nyamata ni naho narindi urumva ari nagiye kwa Sarongo wabwiwe n'iki ko Sarongo ari buburana uyu munsi nabimenye urumva Sarongo ntago yafashije ibyo kwibwa gusa ahubwo yaje no kumvurira umugabo wanjye nyuma yaje gusara ko ngiye nari umugore wa 2 umugabo wanjye rero umugore aza kumenya yuko agiye kurongora undi mugore aza kumusaza rero Sarongo nabwo mubajije ibyo bintu ambwira ko yamumvurira umugabo wanjye agakira umugabo namujyanye atananyibuka handa ndeba nyine akavuga ngo nungo nikoreye utuntu tw'utubindi ngarabona nikoreye utubindi turimo kwaka ibaze yamonaga mbese meze nk'umusazi Sarongo arambwira ati mwe ngwino ndebe umunzanira umwenda wiwe gusa ibindi byihorere umwambaro w'umugabo narawujyanye arambwira tuzanira umwenda urumva umuntu twari tugiye kubana twe tumaranye n'igihe so yari nk'umugabo wanjye
naragiye ndawumushyira cyane iminsi ine arambwira ngo nushake utaye cyangwa se ugume hano icyo shaka nuko uri umugabo wawe uri bubone yakize umva ni umugabo wanjye bamwita Hamimu yari umusazi Nyamirambo yose ivuga ko yasaze ni muzima noneho n'ikimenyimenyi kikwereka kuri mugabo akaze yamuvuraga anatwara n'imodoka kandi nagonge Hamimu yatwaraga imodoka yatwaraga imodoka amuvura atwara imodoka akavuga ati humura nani cyari bube ngiye kugira ngo wereke ko uyu mugabo wagomba gukira neza nuko nakaza atari bugahagarike akajya atwara imodoka kandi anarwaye ameze nk'umusazi ku kazi bakaduhamagara ngo n'umutware mu mujyane kuko uyu muntu ashaka gukora impanuka bakambwira bati mureke akore n'ugenda umujyane ikibazo ngiye nibariza uri kumva yari muzima ariko yakugera akabona ko umeze nk'umupfumukazi ukora utubiye bagutumye banomye umwenda wiwe umwenda urawujyana ese uwo mwenda wongeye baragutumye urongere urawugara barawugusubiza cyangwa nje narawambaraga ariko umuvura yarambwira ngo nkwambare we warawambaraga narawambaraga ya kuko urumva bari bamunzinuye urumva ni nko kumwizerera kugira abashe gukira umwenda nkawambara kandi icyo gihe nza kumuvuza urumva ko atamenyaga uwo ndi we yabonaga nyine ndi umuntu ufite utubindi twikoreye umuriro so icyo gihe iminsi ine ishize uwo munsi wa gatatu urambye ngo taha usanga umugabo wawe icyo gihe kubaka urugo Hamimu byari byaranze reka byari byaranze kandi urumva yarambonaga uducuma ku mutwe ubwo icyo gihe nyine iminsi ine ishize yarambye ngo taha ndataha ngeze mu rugo urumva nari ndi kujya kwa mabukwe kuko niho yararwariye akimbona ahita ambwira ngo yo ushakira ngo umugore wanjye ngo noneho ngo gahunda zose tuzibusubukure nk'uko byari bimeze ako kanya arambwira ati uyituma yarambye ngo nubona kumenya uyituma amagara naramuhamagaye ndamubwira ngo yamenye arambwira ngo ibindi byose bindekere umugabo ni muzima niyo mwaje Nyamirambo mukabaza Hamimu Kibombo mwamumenya ibyo byose amaze kubigukorera kuki utamenya umunsi wo kuburanirwa wa Sarongo nguze ubu umuhamya w'ibyo yakoze siwe gusa nazanye mfite n'izindi nshuti zanye nagiye nzana umudamu mutubwiye ngo Sarongo niyaza kumusaba kuryamana nawe yari kubikora umwana wagakira nawe Sarongo yabigusaba ari kubikora cyane nari kubikora uretse ko ibyo bintu atanabikora Sarongo ibyo ntabikora ariko se yabikubaza ariko nari kubikora kuko nanjye nari maze yes ariko ibyo bintu rwose n'imfura ntabwo abikora kuko njyewe ndi umuhamya pe wo kubivuga mfite n'abantu benshi hano banzi banambonaga njyayo nta kibazo wagira ikibazo cy'iki cyo kuvura ari rwose uri kwica cyangwa hari ubwo uri kuroga uri kuvura abantu n'ubundi bagiye kukubona si bazajya bagati dore ntabwo njye mfite ubwoba kandi ibyo mvuga ari ibihamya nahariye imbere niyo bahanshyira na ribu niyo yabihari nabihamya yes nkavuga ibyo yakoze urumva telefone yanjye niho nahise mumenyera yigarura rero abantu bajye muri comment nyine bakamusebya bakavuga ngo n'umutubuzi so ese kucyo iyo umuntu arwariye kwa muganga akahapfira batajya kufunga umudokiteri ngo bavuge ngo we ni umutubuzi umuntu ashobora kuza kwivuza ndabyemera ariko uburozi bwaramurenze bukamurenga cyane ku buryo hari ibyo agabanyirwa hari ibidakira ibyo mujye mubyemera oya ngenda mushigikiye so kuko niba umuntu yera gukora ibintu ukaba ubihamisha amaso yawe ukaba ufite ubuhamya ndetse afite n'abantu hano banzi n'abandi nazanye hano hari n'abana yari nabonye watubwiye ko witwa ngiye nitwa Shakire Muhoza hari abatanze ibirego mu kuba yaza akavuga ngo yabaririye amafaranga ibyo nyine guharabika bibaho kandi no mu makomenti akenshi usanga abantu ari abanyamujya iyo bigiye rero buri muntu wese yavuga icyo yifuza bitewe n'igihe umuntu arimo igihe umuntu arimo cyose buri wese yagifatirana akaba yavuga icyo yumva yifuza hari umusaza hano ngo yubakiye muze ngwino hano ntagire ugenda atavuze mwese muze muraho neza cyane witwa nde witwa Ntazinda Augustin utuye hehe mu Gasenga utuye Gasenga mu murenge wa Nyamata wowe waje hano ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata ni iki cyakuzanye hano ku rukiko nazanywe no batubwiye ko bose wacu mbega data nako navuga ko ari data mbere ye Sarongo uramwita so kandi ushaje pe ubwo bari batubwiye ko afite imanza cyangwa ibibazo baza kutubazaho kuri we nicyo cyari kituzanye cya mbere Sarongo ni umubyeyi yankuye ahantu
yaranyubakiye anyubakira inzu nziza ngumbana n'umukecuru akambakamba ubana n'umukecuru ukambakamba nta mwana tugira nta n'umwe nta kazi kizabushoboye Sarongo atwubakira inzu arayuzuza turayitaha ubu no kutugaburira aratugaburira no kurya aratugaburira urumva rero ikindi cya Sarongo nta kintu Sarongo yakubakiye inzu n'umukecuru wawe ni nawe ubatunze ni ubagaburira Sarongo ubundi mupfana iki nta na kimwe mupfana ibyo gusa yadukoreye ntacyo dupfana n'aba mbese kandi simuhakana rero hanyuma urakoze cyane hanyuma uramusabira iki nk'umubyeyi hari igihe abantu bajya bavuga ngo dufashe iry'iburyo harya abagabo bafatira ubwo ndi nk'Imana ahubwo namushyira mu ijuru imitungo afite ikaba dubure nka 5 akafasha n'abandi nkanjye cyane hari n'abandi afasha batari hano benshi nanjye nzi agenda afasha naho mu mudugudu wacu muze uraho neza bakwita nde wowe nitwa Banyaga turi ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata waje gukora icyano ku rukiko rwose ubuhamya bwa Sarongo uzigira neza waje kuvuga urubanza rwa Sarongo utanga ubuhamya ko ubugira neza baruzi kuri butange se hanyuma Sarongo niki yagukoreye cyatuma wavuye aho utuye ukaza ku rukiko kugira ngo uze uvuge uti genje mu rubanza rwa Sarongo kurukurikirana Sarongo n'umugira neza yagire neza Sarongo niki yagukoreye Sarongo akunda umusaza tumuryango Sarongo umuryango wanjye utunzwe na Sarongo umuryango wawe utunzwe na Sarongo aho naho dutuye n'umudugudu munini w'amazu ageze nko kuri 19 aratumya Sarongo niki yakoze nyirizi arakugaburira yarakubakiye aratugaburira arabagaburira cyane ibintu byose akatwibuka nta urinze no kujya kumusaba uramusabira iki Sarongo arafunze uyu munsi wa none mumeze nka babagore cyangwa babakobwa basengeye witwa Tabita arazuka Sarongo arafunze mwebwe niki musabira Sarongo nk'umuntu wabafashije muvuga muti hari umusaza uvuye hano ati Sarongo yanyubakiye inzu ni untunze n'umukecuru wanjye hari abandi bavuga bati twebwe twari no kuryama ati twe no kuryamana twari kuryamana nawe ati nuko atabikora atari ko yatuvuriye abana barakira wowe niki uvuga uti Sarongo uramusabira iki uyu munsi wa none arafunze wowe uramusabira iki nk'umusaza nk'umuntu Sarongo ndamusabira amahoro rwose n'iki gifungo afunzwe n'akarengane ko yakoze ibintu byinshi n'akarengane amategeko buri afite icyateganya hari impamvu amategeko yamuze ariko Sarongo no mubyi w'abantu bose aho ngaho iwacu urakoze cyane mama uraho neza yego wowe uri hano ku rukiko rw'ibanze waje hano gukora iki yewe ikintu cyanzanye hano nkuruka mu karere ka Rutsiro yego itike ndende kugira ngo munikike hano nari ifite umwana wari afite butike muri Kabukuba noneho afite atanga n'amayinite mobile money umwana yari amaze imyaka myinshi igera kuri 2 agura n'ikibanza cya miliyoni umwana akomeza gukorana na MTN n'andi mantuza hano Nyamata hari intuza iguzanya banki yarayirimo nayo nkuru umwana ejo bundi ku itariki ya mbere ku wa 3 cyanyuma cy'ukwezi ahantu acumbitse ntibimeze bite Claude ikihutirwa ku Sarongo yamvuriye umwana arakira arahagaze umurenge wagize gutya nabanje kujya mu bapfumu biranga ndagenda barambwira ati reka tumujyane kwa muganga Nyamata nabaye ya bose baranza abaganga birangije musubira mu rugo biranga none haza kwitwikira mu nzu afata ibyo yacuruzaga nawe ubwe inzara ayikongeje umugena ari hanze yakinze umukecuru waho arafata cyane hamagara mu mudugudu bahamagara no ku murenge gitifu n'ibintu azi uw'umurenge n'uw'akagari arira cyane ndangije umwanzuro akagari n'umurenge wantwereye 50 umurenge wa Kabukuba hari mu isatere mu mujyi wantwereye 50 impapuro navuze Nyamata ndazifite byaranze bamaze kumva 50 ngo nongereho andi
fata imodoka imujyane mu bitaro Indera. Ndangije umushoferi imodoka nyuma saa 12. Ndangije umushoferi araza kwicaramo aboshywe n'abantu abasore batandatu nawe bamufite. Aboshye gutya. Aboshye n'ahano n'amaguru. Byarangiye bite? Ukuntu rero byagenze naramubwiye ati rero umushoferi jewe ntabwo nabonye umuntu kuri telefone umuntu ari kunyereka ngo witwa Sarongo. Iyi kandi no mu Bugesera jewe ntabwo mpazi. No mu Bugesera je ntabwo mpazi. Ndakubwiye ngo nutanjyana kwa Sarongo ese urahazi nati ntabwo mazi ariko nitugera inyamata ndabaza tugera kwa Sarongo. Umwana wa ntabwo iryo joro namubonye nararaye namubonye isaha ya saa 9 aribwo nahuye nawe. Umwana wanjye yewe yarakize n'uyu munsi Sarongo ndamushima. Reba iyo navuye nkimara kuvuga ngo bambwiye ngo bamufunze ndavuga ati ngomba kugenda mu rubanza rwe. Umwana waje ku kazi bana yanjye Sarongo ndamukunda n'umugabo murekura murakoze. Hajati reka ze mama mukecuru wowe ngo bimeze bite? Rebe shanusha mukecuru bimeze bite wowe? Nitwa Nyirasafari Donatira. Ikiza nshimira Sarongo mwabantu namaze kumva ko bamufunza numva ndababaye cyane agenda karanyica. Sarongo niwe witanga mu mudugudu wacu niwe udutunga tubeshaho rwose iminsi mikuru. Iminsi mudugudu Gasenga kabiri umurenge wa Nyamata. Bahamya namutangiraga Imana imufashe rwose umugarure twongeye tumubone. Namaze kubyumva ndavuga ngo Mana mfate ntuza siniriwe nkaraba abana bahita baza barangira ndavuga ngo reka ngende niba nandi umuntu umwe mu rugo n'akana kamwe ndavuga ati Mana ndamusabira imigisha yo gutaha nkongera nkamubona. Urakoze cyane mama. Nukuri Imana umugishegera reka tubaze n'uyu. Hajati ngwino uhagarara nawe. Hajati ndakubona mu myambaro myiza itukura isa neza mu maneti meza n'amaherena. Hanyuma wowe uri hano ku ngoro y'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata waje gukora iki hano ku rukiko? Naje hano ku rukiko rwa Nyamata murakoze. Ntacyutimana Jamila. Ntacyutimana Jamila. Naje hano ku rukiko rwa Nyamata nje kumva urubanza rwa Dr. Sarongo kandi nanatanga ubuhamya bw'ibyo yankoreye. Njyewe nari nibwe hano ari inshuti yanjye yitwa Umuhoza Shakira. Niwe naganirije ndamubwira nishani navuye ku kazi ibi byose babimaze mu nzu. Aramati nguhereze rero y'umuntu fasha se bigaruke bimwe by'abantu batura mu bimwe bajya bavuga ngo amasaye barakugaruriza ibintu kandi ukabaha amafaranga bakayatwara. Nuko arambwira ati hoya ati ngenda mwizeye ampa nimero ndamuvugisha ndaza nyuma y'iminsi 2 ibintu narabibonye bari mu nzu agaruka. Ubwo rero ngiye ntacyo nshinze Sarongo kuko ngewe ibyo namusabye yarabinkoreye. Wamusabaga iki? Ni ikihe kibazo wari ufite wowe hanyuma? Nari mfite ikibazo cy'uko banyibye ibintu byose mu nzu. Banyimuye yarabigaruje nyuma y'iminsi 2 byose byaragarutse. Abavuga yuko adashoboye kuvura ko ari umutekamutwe wababwira iki? Ngewe icyo nababwira nuko utwita n'amezi 9 umwana akavuka gapfa. Utwita umwana amezi 9. Amezi angahe? 9 yagera ku isi. Nta kiguzi uba watanze kugira ngo utwite amezi 9 uri muzima nabyara umwana ari muzima agapfa. Ariko twebwe tujya kwa Sarongo tugatanga ikiguzi. Nimba rero no kuyu munsi wa none Sarongo ni kiremwa muntu n'umuntu nkanje. Nimba rero yamana itakoreye muri Sarongo ngo bya bintu bigaruke cyangwa umuvure akire. Twumve ko ari ibintu biri simpa atari ibintu byo kuba ari gutuburira abantu. Kuko ku munsi wa none nge mpagazana n'amaguru yanjye 2 nemeza ko namugejeje ikintu cyuko mfite ikibazo cyuko nibwe mu nzu ibintu byanjye bakabigarura. Uyu munsi hari abantu benshi ese ujye ubona kuri social media abantu bamutuka? Ndababona cyane. Abitwa nk'abandi cyane Yongwe. Inde? Yongwe. Yongwe sura muzo.
ndamuzi nk'umuntu wavuye ngo hanyuma wakijwe ibintu je nagira yongwe bugufi ngirira urusengero mu Gitega mu nzu aho zari akabari tangiriramo kuvuga ijambo ry'Imana ukaba wenda hari aho ugeze ca bugufi hari aho watangiriye wivuga nabi kuko nawe ejo hanyuma harimo abakuvuga nabi turakuzi rero twebwe bihagije yongwe uhagaze amasaha nakwibuka imihanda n'imihanda twagiye duhurira mwanyuranye na yongwe yes ngiye muzanyura mu ibyo akora mbibona cyangwa naho mwaryamanye oya ntago naryamanye nawe aho ngaho kuko aho ngaho waruvuze ngo ahantu mwanyuranyemo kunyuranamo ni ibyo abakora tureba ntago mvise ko ari byo nakuriyemo nawe ibyo mwanyuranyemo ngo nibaje oya aho mvise nabi yego numvise nabi sorry yego hanyuma Jamila ni Jamila yego uyu munsi wa none ibintu byawe byagarutse Sarongo yavuga ngo ibintu byawe ibintu bimeze neza uri amahoro biregambi maze nigi sinakera sinumva impamvu nimberangarura ibintu kuva 2018 kugeza amaginga ya bumva ko Sarongo ari umutekamutwe icyo gihe yarakoraga cyane bigira ishyari ruko yabaye umusitari social media iri kumuvuga umunsi ku wundi iryo shyari nibarigabanye fikina nibayishire hasi nibayishire hasi yego murakoze Shakira ushimire murakoze ku bantu bose bifuza ko Sarongo afungwa urabwira iki muri rusange ngiye icyo nabwira abanyarwanda muri rusange mureke tubane mu mahoro wigira ishyari ukuriya yateye imbere wigirira ishyari umubyeyi ufite abantu benshi babaye benshi barahari benshi hano hari ababyeyi bari kuvuga ngo mana we ngo nta kiganiro muduhaye babaye ko kubera we bikumisha kumushyira mu rwobo rero nkaho ari umwijima kandi afite umucyo kuri rubanda nyamwinshi hano yego nubwo butumwa nge naho abanyarwanda ngayo nguko rero bakunze mwari mukurikiranye ibi bitangazamakuru sindi buvuga igitangazamakuru kimwe hari Ikaze TV Rwanda hari Agasaro TV Impanuro TV n'abandi mwese tubashimire amahoro n'amahirwe abantu bari hano ababyeyi abapapa abasaza abasore inkumi bose ababyeyi batandukanye baragira bati dufatire iburyo Sarongo Imana imugire neza kandi bw'Imana n'ubw'igihugu ntibukabure kuri Sarongo amahoro n'amahirwe abari namwe mukore subscribe like na comment kuri bitangazamakuru bitandukanye mwese tubifurije umugisha w'Imana aho muri kandi tureka ubutabera bukora akazi kabwo buriya nta kabura imvano hari umuririmbyi waririmbye ngo pastor witwa Theo Mugabo yaravuze ngo Mugabo Venus yaravuze ngo nta kabura imvano ako katabura imvano rero niyo mvano itabuze kuri Sarongo kugira ngo afatwe n'ubugenza cyaha RIB ashyikirizwa ubushinjacyaha bukabwararegeye urukiko nkuko bimbara turi ku ngoro turi ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata dutegereze kuwa kane nibwo azongera kuburana rero hanyuma kuko basubitse urubanza bitewe nuko imyanzuro abavoka batatu batari bafite umwe yari afite imyanzuro kuko afite abavoka bane Sarongo kuwa kane rero nibwira ko bose bazaba bamaze kubona imyanzuro hanyuma bamaze gusoma neza ingingo ku yindi ubwo bazaburana icyo bita umuherenerezo tuya twumva abantu bavuga ngo baburanye umuhenerezo kwa kane n'urubanza rukomeye cyane tuzabitega amaso mwese tubashimire abari mudukurikiranye mwese tubahaye ikaze muri bitangazamakuru amahoro n'amahirwe akomeze kubana namwe dushimire ubutabera bw'u Rwanda uduhereye mu bugenza cyaha ubushinjacyaha urukiko tubashimire kuko ubutabera bw'u Rwanda ni bwiza mbashimiye mwese amahoro n'amahirwe abari namwe ciao ciao